Yes, ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze wowe udukurikiye muri kano kanya. Uyu ni umwanya nabonye rino tangazo, vuga ni ntago naryihererana, reka nze turisangire. Ubwo duherutse twari turi kuvuga yuko wallet submission ya Current yenda kurangira, kandi mwibuke ko iyi ni coin iri seriye itandukanye na OX. Okay, zose ni seriye ko ziri muri Satoshi kandi twemera, ariko iyi Current yo ni iya navuga ko ari iya Satoshi ubwayo kurusha kuba OX yo yarazanywe n'indi timu. Ibyo wenda tuzabivugaho nyuma. Reka icya mbere tubivugire kuri iyi wallet submission yagombaga kuba yarabaye closed ku itariki 20 z'uku kwezi kuri kurangira kwa karindwi. Ubu rero ikaba yasunitsweho kugira ngo nawe niba waracikanywe ubashe kuba wakonekta, ndetse turaza no kwerekana steps z'uburyo wakora izi connection cyangwa se uburyo wahuza iyi wallet address yawe. Nkuko mubibona rero, we have optimized our wallet connection experience and reopened the Current token airdrop wallet submission. Baravuga ko ibibazo byari birimo barabikemuye. Hari abantu bari bagiye berekana claims uko bari kubikora ntibikunde. If you haven't submitted your wallet, niba utari wabikora, aya ni amahirwe yawe. Bakabaza se warabikoze? Niba utarabikora, you're all set. Bakavuga rero deadline ubu ngubu ni ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani, isaha ni izo ngizo kuri UTC. Hanyuma nkuko munabibona hano ku ifoto, hanyuma tugiye kureba rero steps tubivanye kuri Twitter, turebe uburyo batwereka bwo kuba twahuza twasubmitinga iyi wallet address. Ariko n'ubundi step ya mbere yo ni ibisanzwe nkuko n'izindi zose twagiye tuzikora. Icya mbere ufungura Satoshi app, ujye kuri wallet icon, hanyuma uhitemo Current. Icya gatatu ni uko uri bucuzinge kuri link wallet address, hanyuma ugashyiramo EVM wallet address yawe, hanyuma ugakora bya bindi bya KYC byose twabonye. Ubundi aho bikaba birarangiye. Ushobora guhita wibaza uti EVM urayibona ute? EVM nawo hano babyerekanye muri iyi post iri munsi yaho gato. Bavuga ko ushobora gukoresha MetaMask cyangwa se ugakoresha Element wallet, ariko abenshi bagiye bafite MetaMask, ubwo ni nayo turi buberekereho urugero. Uramutse ubaye utarishuwa, ushobora kwisunga iyi link ukabona amakuru arambuye ajyanye nabyo. Ariko n'ubundi niya wallet isanzwe, uragenda ufungure MetaMask address yawe, uhitemo kowa, ukore receive, hanyuma ukopiye wallet address yawe, ndetse kandi umakinge sure yuko ifite kano kamenyetso 0x, niyo prefix ya wallet address yawe. Nubona wallet address yo ushyiramo idafite 0x, umenye ko iyo wallet ufite atariyo. Hanyuma rero mu kumara kuyishyiramo, uraza kuza ufungure application ya Satoshi nkuko babitubwiye, ujye kuri kano kamenyetso ka wallet ngaka hano, nkakoreho, hanyuma tuze guselectinga Current ngiyi hano hasi, ikoreho, dukore hano kuri link withdraw address. Hano hejuru nshyiremo withdraw address yandi tuvuye gukopiya muri MetaMask, hanyuma ha kabiri ndashyiramo wallet address, hanyuma mpite nkora kuri Current link withdraw address nkuko babitweretse. Hanyuma reka mbikore, dukomeze. Nyuma yo gushyiramo barakubaza gukonfaminga, hanyuma ukonfirme. Barahita bakohereza code imeze gutya kuri email yawe, uyirebe ukore copy. Urakubwiye ngo email verification code niyo ngiyo, be cautions if you are not operating account, byose thank you for using. Hanyuma ni copy, ubonye ko nkoze copy, ushatse wanabyandika ukongera ukabyandika, hanyuma ujye kubishyira aho babikusabye muri wallet. Hanyuma rero umaze kubikora, ugakora kuri Current link withdraw address, uraza guhita ubona iki kimenyetso kikwereka yuko Current wallet withdraw address link is successfully, ko wamaze kubikora. Urakora hano handitse close, ubundi bibe birarangiye. Uraza kwihanganira uburyo nagiye mbyerekanamo kubw'umutekano wa account. Hari abantu bagaragaje ko bazi ubwenge cyane,
bituma tugabanya uburyo dukoramo amavideo kugira ngo twirinde. Hanyuma rero ubu ni bwo buryo rero uri buze gukoresha kugira ngo ulinkinge address yawe. Nyuma yo kulinkinga n'ubundi uraza gusanga bimeze gutya, nta kiri buhite gihinduka direct, kizahinduka nk'uko bisanzwe nyuma nk'uko tujya tubibona. Turagushimiye rero wowe wari ukurikiye iki kiganiro. Yari Robert nk'ibisanzwe muri Staro Technology, naho ubutaha.